tariki ya 28 ni mu cyumweru kindi gitaha. Reka turebe uko biza kuba bigenda. Ad network cyo bita IPD ni ukuvuga ngo hari ibindi bigo bizagenda bishamikiraho, hari andi makampani azashamikiraho, hari andi ma ecosystem azashamikiraho. Urumva kuba Pi network ubwayo yiyubatse, hari n'ibindi byinshi bizayubakiraho bizayigenderaho. So ibyo byose byumvikana ngo ni imbaraga zikomeye cyane tugomba kurinda. Ikindi hano bagaragaje ni icyo bita domaine nayo ubwayo irihagije kugira ngo irusheho kugaragaza iterambere rikomeye rishingiye kuri uyu mushinga. Urumva nabyo nibyo bagaragaza bagezeho, cyangwa se nibyo ni ibyakwishimirwa ko muri Pi ecosystem bihari. So uyu munsi hari igihe n'ubundi mu ijambo rimwe abantu bavuga ecosystem, Pi ecosystem, cyangwa se iyo Pi ecosystem ishingiye kuki, Pi ecosystem ubwayo ni iki? So aha rero nicyo baba bari gusobanura bagaragaza ngo Pi ecosystem igizwe n'ibi. Aha rero baravuga ngo icyo bita marketplace ubwayo nayo kuri Pi ni igisobanuro gikomeye. Bakunzi b'Ihumure TV muraho meze neza, igitondo cyiza, niyo masaha y'igitondo. Niba muri mu mugoroba mugire umugoroba mwiza, niba mu masaha y'amanywa mugire igicamunsi cyiza. Dukoze iki kiganiro ari mu gitondo. Nge ndikuzo nk'ibisanzwe ku Ihumure TV rero twagiriye umugisha wo kugira ngo tujye tugira ibiganiro tugarukamo cyane cyane byibanda ku bukungu ndetse n'iyobokamana birumvikana. Ariko kuko twabonye ko dufite abantu benshi bakomeza kugenda badusangiza ibi biganiro, twifurije ko umuntu wese yasobanukirwa n'isi turimo turinjiramo, kubera ko turimo turagenda tubona isi igenda ihindura itazadukubitiraho ikorosi umugani wa wundi hanyuma yadukatiraho ugasanga turasigaye. Niyo mpamvu rero umuntu uzaza ku Ihumure TV ntazahahombera, ahubwo azahungukira byinshi. Yes, rero ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'agaciro. Ngira ngo nshimire abantu bose bakoze subscribe, mwarakoze cyane. Nawe utarakora subscribe ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu zitandukanye zigaruka ku bukungu, cyane cyane mu ikoranabuhanga ndetse n'iyobokamana, amakuru avugwa mu iyobokamana. Muri iyi minsi rero abantu benshi hari ubwo wenda baje kureba inkuru bumva bakeneye, ariko byanze bikunze ku Ihumure TV tubategurira ibintu by'ubwenge. Niba ari n'inkuru ya gospel ntabwo ari inkuru y'amatiku, ni inkuru y'ubwenge, nayo uzaza uyirebe ntacyo bitwaye. Hanyuma niba ari n'ubukungu nta binyuma tuzakuzanira mu bukungu, azaba ari inkuru nziza kandi mu bukungu. Uyu munsi rero turaza kwakira Olivier nk'uko wamubonye, ambassador GCV. Yes, hano muri Afrika. Kubera ko nanone hari ibibazo dushaka kumubaza nk'uko mwabibonye muri introduction, yabigarutseho arabivuga cyane. Hanyuma rero ngira umugisha wo kongera kuza kumwakira. Ndabanza mbabwire ko tugira services zitandukanye ku bantu badukurikira. Tugira serivisi zo gufasha abantu mu rugo cyane cyane mu bikoresho, kuko dufite abatekinisiye babizerwa. Ndakugeraho ngukorere firigo neza, televiziyo, microonde, water dispenser, kuka cyangwa kwiziniyeri n'ibindi bikoresho bya electronic ukoresha mu rugo cyangwa se muri office. Tugira rero ibi bikoresho turanabigura. Niba ufite firigo cyangwa kwiziniyeri cyangwa microwave cyangwa se televiziyo, uze kuduhamagara niba ukeneye amafaranga tuyigure. Cyangwa se ukeneye kuyigura nabwo turayiguha, yaba ari nshyashya cyangwa ari occasion. Ariko ntugire impungenge z'umutekinisiye, n'ufite impungenge z'umutekinisiye uduhamagare kuri 07 88 60 50 44 hanyuma tugufashe. Tugira na kamera z'umutekano, ngira ngo uzikeneye nabwo waduhamagara. Hanyuma rero si ibyo gusa, ahubwo dufite byinshi twifuza kugeza ku bantu bacu badukurikira, cyane cyane rero abantu bashaka gukatana n'ikorosi ry'isi nk'uko isi yatangiye gukata ikorosi, mugani wa Musaho. Yes. Hanyuma rero munyemerere nze kumwakira tubane muri iki kiganiro. Ntago nza gutinda, turashaka kujya tuba ibiganiro bitabirebire kugira ngo mugire byinshi musobanukirwa. Gahoro mwicare tera agatebe dusangire aya makuru meza, agarutse atubwira ku gaciro kandi nanone ka Pi network.
reka tubashimire mwese kandi twizere ko mumerewe neza. Uyu munsi rero tukaba n'ubundi tugarutse nk'uko bisanzwe mu makuru aba atandukanye, amwe yose Otis Group n'ubundi bikikubwira ngo irahari kugira ngo ikomeze ikugezeho ibitandukanye, cyane cyane nyine bivuga umushinga wacu wa Pi Network, umushinga twavuga nyine umaze kugera mu zabukuru. Niba twavuga ngo ugeze mu zabukuru ariko nta kibazo, uko byaba biri kose ni umushinga ufite intambwe nziza ugenda ugeraho, umushinga ugenda ugaragaza icyizere, prosperity. Donc hari ibyiza biri muri uyu mushinga twese tugomba kwishimira, tukavuga ngo at least ni umushinga ufite ejo heza uzageza abawumenye heza. Kuko uyu munsi twakunze kuvuga ngo iyo iyi payi twamenye dukurikiranye imyaka igiye kurenga 6 uyu munsi iza kuba ari scam, uyu munsi buri umwe wese ntabwo aba afite ahantu anyura, donc aba afite kumva ipfunwe. Ariko uyu munsi ntabwo payi yatubereye ikintu cyadutera ipfunwe, ahubwo yatubereye umushinga mwiza. Twese twavuga ngo kuba uyu munsi ifite amakuru meza ikitwereka, twavuga ngo yatubereye umushinga mwiza. Kuko yari kutubera umushinga mubi iyo tuba tuyirimo uyu munsi, noneho tukaba tuvuga ngo twarayimenye, ariko noneho yatugejeje ahantu tutakibona n'icyo kuvuga. Uyu munsi rero ntitwavuga ko tudafite icyo kuvuga, kuko bwije uko bukeye amakuru yose ashoboka tugenda tuyabona. Rero reka tuvuge ngo amakuru yose ahari uyu munsi agaragaza icyizere uyu mushinga ufitiwe, n'ibikorwa ugenda wubaka byose bitanga icyizere gikomeye cyane. Yes, rero nk'uko mubibona uyu munsi ngira ngo hano ni amakuru yasohotse, baravuga ngo nayo bise Genius Act Status Overview. Ngira ngo hano murabona ko bagaragazaga ko Donald Trump hari ibyo yemeje mu rwego rusa nkaho ari amafaranga yemejwe ya stablecoin. Yes, rero nk'uko mubireba nyine murabona ko yavuze ngo today the USA Senate vote the Genius Act to regulate stablecoins. If approved, only one signature remains from the current planet Earth boss himself. Yes, birumvikana rero uyu munsi aho tugeze ni ahantu hadusaba ko dukomeza gukurikirana amakuru nk'aya yose. Buri iyo bavuze ngo stablecoin, urumva ubwayo uyu munsi si nibwo bwa mbere twavuga ko nayo izaba yemeje gukoresha amafaranga yitwa ngo ni stablecoin. Noneho ukurikije n'izindi porogaramu cyangwa indi mishinga yose isi igenda itegura ishingiye ku mafaranga nk'aya ngaya stablecoin, urumva kuba byatangizwa nk'abanyamerika bikaba biri ku rwego mpuzamahanga, ibyo biraza kuba igisobanuro cy'uko burya n'ibindi byose bishoboka. Twakunze kubabwira kenshi ko uyu munsi abantu bamwe ntago bazi icyo bita blockchain, ntago biyumvisha ngo mbese Yes, birumvikana rero igisobanuro ni kimwe gusa cyo kuvuga nuko wabyanga wabyemera, waba ubishaka waba ubihakana, igisobanuro ni kimwe gusa nuko iterambere ry'isi muri rusange riri kugenda rigana ku gukoresha ikoranabuhanga rishingiye ku mafaranga, kandi nyine yitwa ko ari muri blockchain, cyangwa se kuvuga ko ubu stablecoin ubwayo izaba ari igisubizo isi yose izaba ibonye mu bijyanye n'icyo twakwita fintech, finance and technology. Finance and technology birumvikana byanze bikunze ni amafaranga nyine agomba kuba ashingiye ku bukungu n'ikoranabuhanga. Yes, aho twavuga rero ko kugeza uyu munsi icyo ni kimwe mu nzira, icyo ni kimwe mu gisubizo isi ifite uyu munsi. Niyo mpamvu rero nta muntu ushobora kuzabona ko iyi mishinga igenda inozwa ishingiye ku mafaranga y'ikoranabuhanga ari mibi, cyane cyane ko igisubizo cy'ibyo izaba ije gukemura kiragaragara. Mwibuka ko ubwabyo kimwe mu bisubizo bishingiye ku mafaranga y'ikoranabuhanga harimo kugira ngo hagabanywe ibyo bita amabije ibihugu bikunze gukoresha, cyangwa se ama central bank akunda gukoresha. Iyo tuvuga ngo
amamiliyoni menshi asohoka mu bijyanye no gukoresha inoti muri bije z'ama central bank. Bakoresha amafaranga menshi cyane mu kugira ngo bimprime ari amafaranga ubona ibihugu bikoresha y'inote. So byumvikana rero ko mu hazaza heza h'ubukungu kugabanya ayo mabije yakoreshwaga n'amabanki n'ibihugu kugira ngo baprintinge ziriya note. So urumva ko ahangaha igisubizo kijyanye na stable coins cyangwa se gukoresha amafaranga y'ikoranabuhanga, urumva ko aho ngaho ntabwo bizaba bikiribereye umutwaro ukundi amaleta, ntabwo bizaba bikiri umutwaro ku buryo leta ishobora kwibaza ngo turongera gukoresha andi mabije yo guprintinga bills, bills currency. Ahangaha rero haba ari igisubizo cyiza kiboneye ku hazaza isi igiye kuba ikoresha, cyangwa se kuheza hazaza h'isi mu bijyanye n'ubukungu, mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ngira ngo rero nkuko twabibonye nyine iki ni igisubizo kimwe cyagaragaye cyangwa se cyitezwe n'isi, cyane cyane ko umuyobozi mukuru nyine muri Amerika ariwe Donald Trump bategereje ko abasha kwaprova, basa gusinya kuri aya mategeko. Nkuko mwabyumvise Sena ya Amerika yo deja yamaze kuba itorera itegeko ry'ura mushinga wa stablecoin wo gukoresha amafaranga y'ikoranabuhanga. Urumva Sena yo yamaze kuba Sena ya Amerika nyine yamaze kuba ibyemeza. Igisigaye rero ni ukugira ngo na Perezida Donald Trump nyine nawe abihesha umugisha abyemeze gutyo. Hanyuma mu Kinyarwanda harya baravuga ngo iyo agahu gahuye n'umunyotsi, ubwo urumva aho ngaho nyine amata kandi nanone azaba abyaye amavuta. Reka rero dukomeze tubabwire ko imbere ni heza cyane kuba waramenye payi, kuba ufite payi, kuba ufite uri umunyamahirwe wasobanukiwe umushinga. Uko zaba zingana kose zipfa kuzaza zikagera muri wallet yawe igihe runaka, igihe utazi uzisanga ko wamaze kuba already umunyamahirwe ufite icyo Imana yaguteganyirije kuri uyu mushinga. Ngira ngo rero ni itsinzi ku bantu bose mufite payi kandi mwiteguye ko zizabageza kure. Niko bimeze, nta kizabaho cyabibuza, kubera ko uyu munsi wa none amakuru yose arabigaragaza ko umushinga wacu turimo, umushinga wacu twamenye uryoshye umeze neza cyane. Reka kandi tubabwire ngo ibimenyetso byo biba bihari, ibimenyetso byose tuba tugenda tubibona. Yes, hanyuma twigarukiye kuri iki bise ngo Nikowa ahangaha bavuze ngo Nikowa pillars of the Pi network ecosystem. Ngira ngo ahangaha nanone tugiye kurebera hamwe bimwe muri byinshi bigaragaza ibyo uyu mushinga umaze kubaka, kandi ibigaragaza yuko nyine iterambere ryawo rishingiye ku byo imaze kunoza bigaragara. Yes, ahangaha iyo ugiye kwanariza rero ibimaze gukorwa bishingiye kuri uyu mushinga, ni imwe nyine natangiye mvuga ngo agaciro k'uyu mushinga ubwako karigaragaza, kandi agaciro k'uyu mushinga kubakiye n'ubundi nyine muri rusange ku bigenda byubakwa, ekosisiteme yayo yubatswe ubwayitanga icyizere gihagije cyo kuvuga ngo uyu munsi nubwo bwaba ari nijoro ariko ejo mu gitondo buzacya, uyu munsi nubwo naba ntacyo mfite ndya ariko ejo nshobora kurya, uyu munsi mfite ibibazo by'ubuzima bingoye ariko kuko namenye payi ejo nshobora kuzabisohokamo. Harimo icyizere cy'ubuzima bw'ejo, harimo icyizere kitubwira ngo icyari gikuru gusa kwari ukumenya uyu mushinga, icyari gikuru kwari kugira ngo nawe ube ufite payi. Hano rero tugendeye kuri ibi baba batweretse, ubwabyo ni amakuru, ubwabyo ni icyizere. Hano icya mbere baratweretse ngo muri Pi network ibyo dufite, urumva iyo bavuze ngo ikintu kiri kuba ni imbumbatirane cyangwa ni uruhurirane rw'ibyo bintu byose bifite icyo bisobanuye, bifite imbaraga zihuriranye. Aha rero bavuga ngo muri Pi pillars of the Pi network ecosystem ya Pi bihuje cyangwa bigize, baravuga ngo icya mbere muri ibyo dufite blockchain. Kuvuga ko byonyine dufite blockchain ni amahirwe akomeye cyane kuri Pi,
kuko ku bantu nako baba muri umushinga wa Pi, ni ukuvuga ngo ibintu byose umushinga ushamikiyeho cyangwa wubakiyeho, ni ukuvuga ngo icya mbere wubakiye kuri blockchain, that's number one. Icya kabiri hano bahise batubwira ngo wubakiye kuri wallet, ni ububiko, ufite ububiko bwihariye. Ni ukuvuga ngo Pi ntabwo transaction zayo kugira ngo izabe ifite ibyo ikora bishingiye kujya gutira. Murabizi ko hari n'andi macoin bibaho gutyo ugasanga yifashisha protocol z'andi macoin yubatse kera, ariko Pi ubwayo yiyubakiye wallet. Murabizi ko iriya wallet ya Pi nibamara no kuyiha umutekano, ni imwe muri wallet zizaba zifite umuvuduko mu bijyanye n'amatransaction urenga 150 mu isegonda. Mbere byari 70,000, ariko bongera barawukaza, barawuzamura cyane ku buryo umuvuduko w'amatransaction rero ni ukuvuga ngo transaction 150 bishobora kuzaba byaba mu isegonda imwe ku isi hose. Urumva nta muntu uzajya kwishyura undi yikanga ngo connection yahagaze, ngo connection yabuze, ngo kwishyura birahagaze. Urumva mu isegonda imwe gusa izaba ibasha kuba yakohereza ayo matransaction, mu gihe ibindi byitwa nka Bitcoin ishobora gukora transaction zitarenze n'ibihumbi 10 muri rya segonda. Ariko Pi yo urumva urwego iriho ku bijyanye no kwihutisha amatransaction cyangwa ububiko bwayo. Uyu munsi gusa ikigihari ni ya security, ariko naho turayibonamwo hano mu byo batweretse ko nayo iri mu bigize iyi core pillars of Pi network ecosystem. So aha rero nyuma ya wallet baratubwira ati kandi ifite app. Aya ma application ubwayo nayo afite igisobanuro kuko ari ihariye. Niho hantu honyine uzajya ugenda usange uhurire n'ibyo amakuru yose ya Pi asaba. Niba ari isoko uzarisangamo hariya, niba ari company zishopinga uzazisangamo hariya, niba ari company zikora ubucuruzi uzayisangamo hariya, niba ari inganda uzayisangamo hariya, niba ari amakampani, niba ari ibigo by'ubuvuzi uzabisangamo hariya. Buri kimwe cyose, buri kigo cyose icyo gikora serivisi yacyo uzayisanga muri app ya Pi. Ntabwo uzajya kurinda kuvuga ngo ni muri Google ugiye kubishaka, ahubwo uzajya ujoininga app. Urumva ko app nayo rero iri kimwe mu bigize core pillars ya Pi ecosystem, ya Pi network ecosystem. Icya gatatu hano hari icyo bita amanodes. Amanode akenshi abantu ntago bakunze kuyasobanukirwa, ariko ari kimwe mu bintu bitanga agaciro ka coin. Iyo coin yubakiye ku bintu byitwa amanode ubwabyo biba biha agaciro, kuko nuko ngo iba ari igitangaza amakuru agendeye muri transaction. So byumvikana neza ko ahangaha rero naho ni igisobanuro cyiza cyaho uyu mushinga ugana, kuko yo amanode yayo twakunze kubona kenshi ko aruta kure akubyishuro ibihumbi aya Bitcoin, aya Ethereum, hose nta naho bihuriye na hamwe. So byumvikana ko rero mu bigize iyi core Pi network, core pillar Pi network system, urumva n'amanode agira abafitemo uruhare. Ikindi hano batugaragariza ibyo bita browser nyine nicyo nari mvuzeho mu kanya. Urumva niho hari mu ihuriro ry'imishinga yose, niho hari mu ihuriro ry'ibikorwa byose Pi izajya igaragaza, cyangwa se umuntu wifuza nyine kugira ngo agende ahahe cyangwa abone serivisi, birumvikana ko niho azifashisha kugira ngo ibintu byose bibe bigenda neza. Yes, ikindi wamenya hano rero nicyo bise ad network, cyo bita IPD. Ni ukuvuga ngo hari ibindi bigo bizagenda bishamikiraho, hari andi makampani azashamikiraho, hari andi ma ecosystem azashamikiraho. Urumva kuba Pi network ubwayo yiyubatse, hari n'ibindi byinshi bizayubakiraho, bizayigenderaho. So ibyo byose byumvikana ngo ni imbaraga zikomeye cyane tugomba kurinda. Ikindi hano bagaragaje ni icyo bita domain.
domene nayo ubwayo irihagije kugira ngo irusheho kugaragaza iterambere rikomeye rishingiye kuri uyu mushinga. Urumva nabyo ni ibyo bagaragaza bagezeho, cyangwa se ni ibyakwishimirwa ko muri Pi ecosystem bihari. So uyu munsi hari igihe n'ubundi mu ijambo rimwe abantu bavuga ecosystem, Pi ecosystem, kuko se iyo Pi ecosystem ishingiye kuki? Pi ecosystem ubwayo ni iki? So aha rero nicyo baba bari gusobanura bagaragaza ngo Pi ecosystem igizwe n'ibi. Aha rero baravuga ngo icyo bita marketplace ubwayo nayo kuri Pi ni igisobanuro gikomeye cyo kuvuga ngo kuba byonyine hari iryo huriro ry'ahantu abantu bazisanga bagahaha, bagacuruza, bagakora buy and sell. Urumva ubwabyo ibyo ni ikintu gikomeye kigize imwe muri ecosystem y'uyu mushinga. So ikindi hano wabona ni uko batubwiye identity. So ngira ngo mwarabibonye cyangwa se byaravuzwe ko ushobora no kuzaba uri umupayoniya wakoze KYC neza, bikaba byaguhesha itike yo kujya ugera ahantu hirya no hino mu bihugu utiriwe ugorwa cyane uko abandi babagora, wowe niba byakugora kuko bazavuga ko uri umuntu cya mbere, kandi birumvikana uzaba uri umukire nyine, uzaba ufite amafaranga isi yose ikoresha kandi amafaranga y'agaciro, noneho ufite n'ibyemeza ko uri nyirayo wayabonye koko. So ibyo nabyo ubwabyo bizatanga ikindi cyizere cy'amahirwe cyo kuba uri umuntu ufite iyo identity, donc ufite amahirwe menshi yo kuba iyo identity yawe ihuriye no kuguhesha inzira cyangwa se ibyangombwa bindi byagendana n'ibyo ngibyo nyine ku rwego rw'inzira. So ikindi hano berekana ni icyo bavuga ngo aha bavuze ngo ni catch the web3 future. Aho ngaho rero berekana ko muri Pi ecosystem harimo n'icyo twavuga means of payment, inzira zijyanye no kwishyura. Urumva nyine aha naho hazagenda horohereza abantu benshi mu buryo bw'imyishyuranire. Icyo nacyo ni kimwe mu cyo bagaragaza. Rero bakagaragaza nanone akandi kantu kitwa security USD, cyangwa se uburyo bujyanye n'umutekano w'amafaranga yawe. Aha rero nako bakagaragaza mu kimwe mu bintu bikomeye. So ikindi bagaragaza ni CPI coin nayo urumva ifite uruhare mu kugenda ihuza ecosystem ya Pi n'andi macoin. Ahangaha baragaragaza developer tools. So abadeveloper nabo ba Pi urumva bafite uruhare mu byubakwa, kandi ahangaha ukuvuga ngo hari abadeveloper bazagenda n'ubundi nabo bahubakire indi mishinga yabo, birumvikana. Ahangaha bakagaragaza icyo bita analytics, uburyo abahanga bazajya bagaragaza uko amasoko azamuka, uko agaciro ka Pi amafaranga yayo agenda akura. Ibyo byose nyine biri ahangaha. Icyo bita nimureba rero murasanga ko hariya naho ibyo bagenda bagaragaza harimo authentication. Iyo ubirebye na hariya muri app zacu ukajya muri gatatu, ngira ngo arabakunze kubona ko mufite mu ibara ry'ikijuju ryagarutsemo. Icyo riba rivuga n'ubundi ni ukukubwira ko ugomba gutegereza authentication yawe, kuko izahagera iza ari uburyo butanga umutekano wuzuye. Uyu munsi wo hari nabikoreye bihita biba n'icyatsi ariko byari bimeze, ariko muzasanga ari n'ababyikorera bikanga, cyangwa se ugasanga n'ubundi buryo bwo kubihuza ntabwo buri gukunda. Rero biba bisaba ukomeze ubigerageze nawe urebe ko bikunda, kuko uba ugomba kwicara umakinga sure ko account yawe iri muri good condition, nta kibazo ifite. Igomba kuba wenda igitegerejwe ni migration kuri ba bantu baheze ku 9, ariko steps zindi zose ziri imbere iyo hari akabazo katamacinga neza uba ugomba kugakurikirana kugira ngo nabyo ubyitwaremo neza. Yes, hano ikindi batwereka nyine ni chat community urumva naho harimo ahantu hagomba guhurizwa ibitekerezo, ibyifuzo, cyangwa se ubusabane, ibyo twabonye ko harimo na buriya buryo bw'amagames. Games nazo zifite icyo zisobanuye, games nazo zifite uruhare mu iterambere ry'imishinga yubakwa kuri iyi Pi ecosystem.
So ikindi twabona hano nicyo bavuze ngo game apps. Yes, nicyo narimvuyeho games app, nacyo ni kimwe mu kizagenda cyifashishwa cyane. Yes, tugenderaho tugana ku musozo, reka tukubwire ngo amakuru yo arahari menshi. Icyo twebwe uyu munsi tugomba kuhangana nacyo cyo kurebaho cyane ni ukumenya ko ibikorwa byose bisapotinga uyu mushinga wa Pi birahari, kandi twebwe icyo twakwishimira dukwiye kumenya ni uko uwatangije umushinga, abubaka uyu mushinga, igisobanuro ni kimwe gusa. Igisobanuro ni uko aho ibintu bigeze haryoshye, aho ibintu bigeze ni heza, kandi tuhabona intsinzi imbere. Twabwira rero ngo nimukomeze mwite kuri app zanyu, murinde imfunguzo zanyu. Navuga ngo umushinga aho ugeze nta shiti bizageraho byemere, kandi ibyacu biva mu gusenga Imana izatugirira neza. Reka dufatanye gukomeza kwizera, dufatanye kumenya ko niba Imana hari icyo yatwemereye, niba ari icyo Imana yakwemereye izagukorera, nta nzira ihari ifunze imbere yawe yabuze imbaraga z'Imana kukikugezaho. Imana iracyashoboye, Imana iracyadufite ku mutima, bitewe n'uko nawe uyizeye, bitewe n'uko nawe uyemera. Kandi ibyiza Imana idukorera si ubikora kuko cyane twakiranutse, ibikora kubw'urukundo igira n'imbabazi nyinshi igira. Hanyuma icyo nasoza kindi nkubwira, ese wari uzi neza ko muri Otis Group dufite ubukwe rero niba muri inshuti zacu mukaba mudukunda, abakunze kugera aho dukorera kwa Makuza, murabizi umuvandimwe dukorana witwa Onesime afite ubukwe ku itariki 24 z'ukwezi kwa munani. Ubukwe buzabera hano i Kigali. Dufite na gurupe yo kubushyigikira. Niba wumva ufite iryo shyaka ryo kumushyigikira, ni umuntu wacu, murabizi ko nawe yagiye yitanga, ngira ngo mwagiye munabona audio yajyaga bakorera utuvideo two kugira ngo nyine abigishe. Rero umuntu wacu nk'uwo mu gihe nk'iki tuba dukwiye kumwereka urukundo, tumwereka ko turi kumwe. Ni ukuvuga ngo rwose community y'abapayoniya mukwiye kugaragara, turabakeneye, mukazanazana impano nini cyane ahubwo iremereye tukayimushyikiriza. Urumva rero ni rya shyaka dukwiye kugaragaza yuko turi kumwe kandi dufatikanyije. Ubwo se njyewe ejo nimba ukorana ntabwo muzanshyigikira? Ndizera ko rero n'undi wese dukwiye kuba family, nyine family y'abapayoniya mu Rwanda, tugashyigikirana, tukerekana urukundo. Rero kuri Otis Group turabatumiye. Ikiganiro cy'ubutaha nzashyiraho invitation kugira ngo noneho utazavuga ngo ntiwatumiwe, rwose wumve ko utumiwe kandi ukwiye gushyigikira umuvandimwe. Nanjye ejo nimba ukora ndabizi muzanshyigikira, n'undi muzamushyigikire, urwo rukundo rukomeze rube hagati muri twe. Turabakunda rero, amakuru yo nakagaruka. Imana nibarinde mwese, kandi dukomeze dushyigikire nyine ibikorwa byacu byose bya GCV Movement Africa. Murabizi ko GCV Movement Africa nayo ifite akazi gakomeye ibigenda ikora kugira ngo turusheho guhuza imbaraga zacu. Andi makuru yose rero n'ubundi tuzarushaho kugenda tuyabazanira uko abonetse. Ciao, Imana ibarinde. Icyo babwira gusa ni ugutegereza n'iyi tariki ya 28 ni mu cyumweru kindi gitaha. Reka turebe uko biza kuba bigenda. Imana iracyari ku ngoma, kandi Imana ni yacu iradukunda. Bye. Ibindi biganiro ni Sankitaha. Mwari kumwe ni Olivier Ndatimana. Shema Investment Company ni company uri bwinjiremo ukabona serivisi zigiye zitandukanye bijyanye n'ibyifuzo byawe. Ni ku banyamahanga, ni ku banyarwanda, cyangwa se n'abanyarwanda bo mu bihugu by'amahanga. Shema Investment Company tugira serivisi zitandukanye, harimo serivisi za banki, serivisi z'irembo, ndetse na serivisi z'ubukode, serivisi zo kugurisha, ndetse na serivisi zo kugura. Ahangaha ni uri buze kugera ukeneye apartment yo gucumbikamo, cyangwa se wowe waba ufite apartment uvuga uti nkeneye abakiriya, uri buze kugana muri Shema Investment Company. Uri buze kubashaka kuri telefoni ikurikira ni 0795 85 46 35, cyangwa se ubandikire kuri nimero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 33 69 93 53 131. Hanyuma muri Shema Investment Company tuguhe serivisi igendanye n'icyifuzo cyawe. Ku bantu bava mu bihugu by'amahanga baje mu Rwanda gucumbika cyangwa se gusura imiryango, tubaha
aparitema nziza yo gucumbikamo ndetse n'umuryango wawe. Tubaha ibyumba byiza byo kuruhukiramo kandi harimo ibitanda bigendanye n'aho isi iri kwerekeza ndetse bigufasha kuruhuka neza. Si ibyo gusa dutanga, kubera ko mu gihe wowe waba ufite inzu yawe uri mu mahanga ukeneye umuntu uyikodesha, uri buze guhamagara cyangwa se uri buze kutugana muri Shema Investment Company. Wowe ushobora kuba ukeneye iyo gukodesha cyangwa se iyo kugura ndetse n'ibibanza bitandukanye, uri buze kuduhamagara muri Shema Investment Company hanyuma tugufashe. Kutugana muri Shema Investment ni ugutekereza neza, kuko nibyo biri buze kuguha umutekano wizewe ku bikoresho byawe, ku nzu yawe, aho kuruhukira ndetse n'aho umuryango wawe ushobora guturiza.